Ibihe byiza kuri mwebwe mugenda mubana natwe umunsi ku wundi. Ni impanuka ikomeye cyane y'inkongi y'umuriro yaje kuza kwibasira ahazwi nko ku Gakiriro ka Gisozi. Ni inkongi y'umuriro ikomeye cyane ifite imbaraga nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu rukerera mu masaha ya saa 10 zishyira isaha y'isa 11 zo kuri uyu wa gatanu nibwo humvikanye cyangwa se hamenyekanye ko iyi nkongi y'umuriro aribwo yatangiye kwibasira bimwe muri ibi bice byo mu Gakiriro ka Gisozi. Rero niyo mpamvu tuje ahangaha nk'amakuru XTV kugira ngo tubagezeho amakuru ajyanye n'iby'iyi nkongi y'umuriro. Ese yatewe n'iki? Dore ko atari no bwa mbere n'ubundi izi nkongi zibasiye muri aka gace. Komeza rero ubane natwe, kandi niba uziko utakanze kuri subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana. Ngira ngo ni inkongi y'umuriro mubona ko rwose ifite imbaraga nk'uko bigenda binemezwa n'abaturage ba hafi hariya cyangwa se bo muri biriya bice n'ubundi bya Gisozi. Dore ko iyi nkongi y'umuriro yabaye mu rukerera ubwo abantu batangiraga kujya mu mirimo yabo. Ni inkongi y'umuriro ubona ko ifite imbaraga yongeye kugaragara mu Gakiriro ka Gisozi gaherereye mu murenge wa Gisozi. Ahangaha ni mu karere ka Gasabo, hakunze kwibasirwa n'inkongi mu bihe bigiye bitandukanye. Waduhaye amakuru yavuze ko abatuye mu bice byegereye aka Gakiriro n'abahanyuze mu gitondo cya kare babonye inkongi y'umuriro ifite imbaraga zikomeye yibasiye bimwe mu bice by'aka Gakiriro ka Gisozi. Ngira ngo muri kugenda mubibona mu mashusho, mu by'ukuri urabona ko n'inkongi iteye ubwoba cyangwa se inkongi ifite imbaraga zikomeye cyane. Avuga ko iyi nkongi yatangiye mu masaha yo mu rukerera kuko abahatuye babyutse babona umuriro mwinshi upfupfunuka mu nyubako zimwe z'aka Gakiriro ziri kugenda zikongoka nk'uko muri kugenda mubibona. Uyu waduhaye amakuru akomeza agira ati urebye byatangiye nka saa 10 zishyira saa 11 z'igitondo, kuko ubwo abantu basanzwe bazinduka babyutse batangiye kugenda nyine babona iyi nkongi y'umuriro ufite imbaraga cyane mu by'ukuri iri kwibasira bimwe mu bice cyangwa se zimwe mu nyubako zo muri aka Gakiriro ka Gisozi. Yavuze ko kandi ko igice cyibasiwe n'iyi nkongi n'ubundi ari igikorerwamo ibikoresho byo mu mbaho, kikaba ari igice cyegereye igishanga. Mu masaha rero y'igitondo cya kare kandi imodoka z'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi zari zamaze kugera ahantu hadutse inkongi ndetse zitangira kugenda zizimya, nubwo umuriro wari wakwiriye ahantu hanini. Si rimwe cyangwa kabiri aka Gakiriro kibasiwe n'inkongi y'umuriro, dore ko mu bihe binyuranye n'ubundi hagiye hadukamo inkongi ikangiza byinshi byiganjemo ibicuruzwa n'ibikoresho biba bibitse mu nzu n'ubundi zigenda zibasirwa. Muri Gicurasi 2023 igice cyarimo inzu zikorerwamo ububaji muri aka Gakiriro zibasiwe n'inkongi y'umuriro
aho iyi ngiyi yadutse nyuma y'amezi 3 gusa n'ubundi muri aka Gakiriro habaye inkongi y'umuriro yari yabaye muri Gashyantare uwo mwaka w'2023. Iyi nkongi yibasiye aka Gakiriro muri Gashyantare 2023 nayo yari yatangiye mu masaha yo mu ijoro ubwo abantu bari batashye, ndetse icyo gihe nabwo hari hibasiwe ibice bibikwamo imbaho. Nanone kandi muri 2019 bimwe mu bikorwa byo muri aka Gakiriro byibasiwe n'inkongi, aho icyo gihe hari hibasiwe igice kizwi nko kuri Aparwa hakorerwaga ububaji bw'ibikoresho birimo intebe, ibitanda, inzugi, ndetse ahibasiwe naho hakaba hari habitse imbaho. Ubwo wenda ni impanuka y'inkongi mu by'ukuri y'umuriro ngira ngo wenda turi buze kuza kuba twayikurikirana tukaza kumenya nyirizina icyateye iyi nkongi. Turaza kuza kuba twayibagezaho mu masaha ari imbere nitugira ikindi tumenya kuri iyi nkongi y'umuriro. Komeza udukurikirane na Amakuru XTV, ni umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino ku isi.